cyangwa ubusambanyi gusambana ko abantu bose barasambana sinzi ukuntu udasambana ntabyo n'uwo yashakanye mu buryo bweme n'amategeko n'imbere y'Imana Oxabe 90% y'abantu consuming my video n'abanyarwanda mubeshye se bamwe barashaka iki cyangwa baje kuguseka gusa nuko kuguseka 90% y'abantu consuming ndabasuje mwese mukunda kujya ibiganiro by'umuriro wo kumena amabanga kuri channel insamu double kiki kandi umunsi tugiye kwinjira mu buzima bw'umuntu ushobora kuba ari we mugore uteye ubwoba kurusha abandi bose hano mu Rwanda nimvuga ubwoba ntumve ko ubwoba bw'intwaro cyangwa se umuntu ukanganye ahubwo n'ubwoba bw'umuntu ufite agasura kajya kubaho keza cyane ariko wiyemeje gujugunya isoni maze akerekana umubiri we wose ndetse n'ubwambure bwe ku karubanda none abagabo bakunda amashusho y'ukoza soni bakaba babuzi neza cyane. Isimbi Noeline uyu munsi ntabwo tugiye kuva ku magambo usanzwe ubona kuri Instagram cyangwa se ibyo uyu mukobwa yivugira ahubwo tugiye kureba se uburaya bwe butandukaniye n'ubwo tuzi busanzwe ni iki cyishe nyuma y'amashusho y'ukoza soni pornography akwirakwiza kuri OnlyFans n'izindi mbuga kandi se kuki Isimbi Noeline akomeza kurenga umurongo utukura w'umuco w'amategeko y'u Rwanda ariko tugakomeza kumubona yaje mu Rwanda yirira amavuta y'Kigali nta mapingo. Ese hari amabanga y'abakomeye afite? Ese abakoresha uburwayi bwo mu mutwe nk'abimurinda? Niba ushaka kumenya ukuri utigeze umenya tegura neza amatwi y'uko iki kiganiro kigiye kukumvisha amabanga ndetse ugihindure n'uko wabonaga Isimbi Noeline. Gereza ni Samu double kiki niba ugeze aha bwa mbere bikojye ukanda subscribe. Kugira ngo umenye impamvu Isimbi adatinya amategeko y'u Rwanda ugomba kumanza kumenya aho yakuye gushiruka isoni none uyu munsi ubuhanga bwe bukaba butuma abantu bamwe cyane cyane abagabo bamufata nk'umwamikazi mu gukina amashusho y'ukoza soni. Twese turabizi ko mu mwaka wa 2019 Isimbi Noeline yaje muri Miss Rwanda afite inzozi nka buri mukobwa wese zo kwambara ikamba rya nyampinga w'u Rwanda ariko amahirwe yamutengushye. Yaraserutse ageze ibyo ashoboye byose ariko twe nka societe y'u Rwanda tumwereka ko atagejeje ku rwego rw'ubwiza ndetse n'ubumenyi twe twifuza kuba abanyampinga w'u Rwanda. Hano rero niho imitekerereze ya Isimbi yahindukiye igasa nk'ayitaye icyerekezo kuko uburyo umuntu agejeje kuba umuntu mwiza cyane bikanga ahitamo kuba mubi cyane kurusha uko yari ameze. Isimbi rero amaherezo yaje kubona ko ubwiza afite butamuhesheje amafaranga mu mucyo maze ahitamo ibindi bintu abandi banyarwandakazi batinya. Ibi rero nzo bituma adatinya gufungwa kuri we kuba yarabaye mu muhanda akararamo kandi akaba yagiye afungirwa mu bihugu byo hanze nka Uganda n'ahandi byamuhaye kuba amakare mu mutwe. Umuntu afite isoni rero ntashobora gutinya gukora ikintu icyo cyose kuko ntabwo bavuga ngo mama cyangwa se papa n'abavandimwe banjye bazayifata gute. Ibi rero nizo bituma Isimbi arenga umurongo utukura kuko yabonye ko mu Rwanda iyo ushaka ko abantu bakumva bakagutega amatwi cyane ugomba gutwika kandi nibyo koko. Nuko rero yerekeje mu gukina porno gusa abantu benshi batekereza ko gutwika kwe kurangirira hariya muri video zo ku mbuga zicuruza amashusho y'ukoza soni nyamara ntibamenye ibivugwa ku buryo bwe akoresha agashyikirana n'abakire mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Reka noneho twinjiye neza mu bushabitsi bwa Isimbi. Abantu benshi babona amafoto yo kuri Instagram abagabo cyane cyane bakareba amavideo ye kuri video X arimo kuryamana n'umugabo umwe ikindi gihe ari kuryamana n'undi bagatekereza ko ari hariya birangirira gusa nyamara Isimbi Noeline akora ibyitwa uburaya bw'imbuga nkoranyambaga. Isimbi rero ntabwo ari umukobwa utegereza guhemberwa kuri video yakinye cyangwa se ngo ahemberwe na kompanyi yakiniye ahubwo ni porno star wamamaye cyane kandi ukunzwe. Ibyo rero bikaba bituma abona amafaranga menshi cyane ku ruhande. Abagabo bakora kumukurikirana cyane bavuga ko akoresha urubuga rwa OnlyFans aho abagabo bishyura amadolari menshi kugira ngo bamubone yambaye ubusa cyangwa se abaganiriza cyangwa se yikinishiriza live. Impamvu rero Isimbi Noeline akomeza kubona amafaranga menshi cyane nayifuze ntabwo ategereza guhemberwa kuri video yakinye cyangwa se kuri views z'abayirebye. Abasesenguzi hirya no hino cyane cyane hano mu bihugu bya East Africa bemeza ko Isimbi afite abakire muri Amerika, i Dubai no mu Burayi bamuha amafaranga menshi kugira ngo abereke ibyo batigeze babona kuri buri munyarwandakazi uwo ari we wese. Igice cya nyuma rero cyo kwinjiza agatubutse rero ni video nk'uko twese tubizi Isimbi Noeline ntabwo ashyira porno kuri YouTube kuko azi ko bitakunda ahubwo zicuruza ku mbuga zicuruza amashusho y'ukoza soni nka Pornhub, Video X n'izindi. Rero twese turabizi ko azikinira hanze akanazakodingira hanze agakorana amakolabo n'abantu bo hanze hemo n'abazungu kuko byose abikorera hanze bituma ugenza cyaha bugorwa no kubona ibimenyetso bifatika byatuma afungwa burundu kuko ibyo akora byose abikorera hanze mu bihugu byemera kwerekana ubwambure bwawe n'amabanga yo mu gitanda nta kibazo. Ibi rero bitwereka ko Isimbi atari umukobwa wataye umuco gusa ahubwo azi no gutekereza kure cyane. Yamenye neza ko niba ushaka gukina porno mu Rwanda ukabyungukiramo ugomba kubikorera hanze mu bihugu byemewe ariko wagera mu Rwanda kwa munyarwandakazi usanzwe rwose twese turabizi ukuntu ariko agasuku nta bigambo by'ibisheko cyane yagiye avuga urabona ko yagabanije aho ni mu Rwanda ariko nagiye hanzongera urebe.
mureke rero tugaruke neza kuri ya ngingo kuki Isimbi adatabwa muri yombi nk'umuntu wangije umuco w'u Rwanda ari hanze y'urwamubyaye. Iki rero nicyo gituma abantu benshi barakara. Twagiye tubona abantu nka Shadibu bajyanwa muri RIB kubera ifoto imwe gusa bifotoye, twabonye abahanzi bafungwa kubera amagambo, ariko Isimbi Noeline we ipostinga nta kibazo, amafoto yambaye nabi agashyira hanze, akavuga amagambo y'ibishega tukana, ariko ntarafungwa kubera iki? Hano nta mayira atatu abasesenguzi nka Sam Double kiba gucukumburiye. Yeri rya mbere ni ikarita y'ubusazi. Isimbi Noeline azi kwitwara nk'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe, n'abantu bakunze gukurikirana amavideo cyane barabizi. Mu mategeko rero umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo aryozwa icyaha cye mu buryo bumwe n'umuntu muzima. Isimbi Noeline akoresha amayeri yo kugaragara nkaho hari igihe asara kugira ngo inzego z'umutekano zimurebe nk'umuntu urwaye turoma, maze bakamureba nk'umurwayi aho kumureba nk'umunyabyaha. Yeri rya kabiri rero naho icyaha cyakorewe. Isimbi menshi mu mashusho ye yagiye afatirwa muri Amerika no muri Canada n'ahandi. Itegeko ry'u Rwanda rimwe na rimwe riragorana iyo ugiye guhana icyaha cyakorewe ku butaka bw'ikindi gihugu, cyane cyane niba icyo gihugu gishobora kuba kidafite amategeko hano ubusambanyi nk'uko u Rwanda rubuhana. Yeri rya gatatu ni ugushyira hanze abakomeye. Iki nicyo kimenyetso gikomeye. Isimbi Noeline aherutse kuvugira kuri live ko umugitifu umwe yamusabye kuryamana nawe. Abanyamakuru bamwe n'abantu bamwe berekana ko Isimbi ashobora kuba afite amabanga y'abantu bakomeye cyane baba bageze kuryamana nawe. Iyo ashyize hanze umuyobozi umwe aba ari ku bandi bantu ko niba batushije gato bakatwofora azavuga amazina yabo yose akayashyira hanze tukabamenya bagatisaro muri twebwe. Ese Isimbi yaba afite video z'abantu bakomeye mu Rwanda mu buryo bw'ibanga? Iyo bashije cyo kibazo bamwe bahita basubiza ati yego, abandi bati abayobozi bacu bariyubahisha bakibagirwa umuyobozi w'Inyanza. Ibi rero nzo bituma Isimbi ko muhanzi ya Gereza kuko amabanga yashobora gusenya ingo z'abantu benshi, abandi bakirukanwa mu kazi, abandi bagasibira muri societe tukabota tukabamenya. Uburaya bwa Isimbi Noeline ntabwo bwo kwitwa ubwo ku muhanda bw'ibihumbi 5, 3,000 cyangwa se 7,000 kugeza ku 10,000 kujya kuzamura, ahubwo n'uburaya bwo mu rwego rwo hejuru. Isimbi amaze igihe cyane mu mahanga, cyane cyane mu bihugu by'Abarabu, kuko ari byo bikurikira Amerika mu kwinjiza cyane amafaranga y'amashusho y'urukozasoni. Ndakeka rero mwese mubyibuka ko mu minsi ishize haje inkuru yitwa Dubai Porta Potty, aho abakobwa beza cyane cyane b'ibyamamare muri Afurika bishyurwa amafaranga menshi nk'ibihumbi 20 z'amadolari kugira ngo bakorerwe ibintu biteye isoni n'abakire b'Abarabu. Ese hari ibimenyetso byerekana ko Isimbi yaba ari muri iryo tsinda ry'abantu bajya Dubai muri Porta Potty? Ibi rero nzamenyetso abantu bamwe bashingiraho. Icya mbere ni inzira y'amafaranga. Isimbi rero nta ruganda afite, nta bucuruzi buzwi uretse porno gusa, ariko mu by'ukuri amafaranga umubonana mu buzima busanzwe ubona menshi cyane. Utuma abantu benshi bamwe bavuga ko atari porno gusa, ziriya zikorwa mu buryo bwo kuba waryama n'umugabo gusa umwe nawe w'umukinnyi mugenzi wawe, nk'uko nawe waryama n'umugore umahuriye mu kabari cyangwa se umugabo w'umufundi waje kuri amazi wawe. Ikimenyetso cya kabiri ni imyitwarire kuri kamera. Uburyo Isimbi bavuga ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina wumva asa nk'uwarenze umurongo utukura muri sex. Ibi rero kuri bamwe byerekana ko yamenyereye ubuzima bw'ubusambanyi budasanzwe bukorerwa hanze y'u Rwanda aho amategeko atagera. Ibi rero bituma yavuganye n'Abanyarwanda cyangwa se akaza hano mu Rwanda yumva asuzuguye umuco cyane kuko ibyo aba yakoreye hanze biba birenze kuri ibyo Abanyarwanda batekereza. Ibi rero bituma Isimbi aba nk'umutego ku rubyiruko. Abantu bamwe bavuga ko Isimbi Noeline atari umuntu wo gufatwa nka joke gusa urwenya, ahubwo ko akwiriye gufatwa nka kanseri, indwara ikomeye cyane ishobora gusenya urubyiruko, kuko ari kwerekana ko gukina porno, kwambara ubusa no gutukana no kuvuga amagambo atameshe ntacyo bitwaye, kandi ko bituma uba icyamamare vuba kandi ukubona amafaranga vuba cyane byihuse utavunitse. Ibi rero bituma abakobwa benshi bakiri bato bumva ko kwiga cyangwa se gukora ari ubuswa, ahubwo ko kugurisha umubiri wabo kuri OnlyFans no kuri Pornhub ari byo bitanga ubuzima bwiza. Maze ejo batangiye gushaka ama VPN, kabiri dutangiye tubone nk'akavideo ka mushiki wawe cyangwa se umwana wawe se cyangwa se umukunzi wawe n'abandi, maze ababishoboye bagiye bazuminga bihere ijisho koko bavuga ati bose kabisa ba mukobwa agwamo neza fresh nk'uko bavuga kuri Isimbi. Mu gusoza rero ese bya Isimbi bizangira bite? Tumaze kureba ibice byose byo mu buzima bwa Isimbi Noeline, turebye uko uburaya bwe bukorwa mu buryo bw'ibanga kuri OnlyFans na za Pornhub, turebye uburyo akoresha amayeri y'amategeko n'amabanga y'abakomeye kugira ngo adatabwa muri yombi, kandi turebye n'uburyo yubatse izina rye mu bwitange bwo kujugunya isoni. Ariko ikibazo gisigaye ni kimwe: ese Isimbi Noeline azakomeza uyu mukino cyangwa se umunsi umwe ikibuga kiziyubika? Ukuri guhaye rero nuko Isimbi yerekanye ko u Rwanda rwacu rugeze mu bihe bigoye, aho ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa mu gusenya umuco mu buryo amategeko atateganije. Isimbi rero ntabwo ari umurwayi, ahubwo ni game player umukobwa uzi icyo ashaka, wategereje kure agasa nk'urenze abandi bakuru mu mitekerereze, akajugunya isoni ku ruhande.
ese wowe ubibona gute? Ese Isimbi akwiye gushakirwa uburyo yafungwa byibuze nk'imyaka 3 bakamukozamo byibuze nk'imyaka 2 cyangwa se 3 cyangwa se 4 cyangwa se dukwiye kumwihorera akishimira uburenganzira bwe bwo gukina porno? Jya muri comment tubwire ubusesenguzi bwawe, kandi niba hari irindi banga rya Isimbi uzishingiye ku bagabo bakomeje kumurinda rishyira hano hasi muri comment, niyo yaba ari rishya turaryumva rwose. Njyewe nsa mu double kiki, ntibagiwe kandi subscribe kuko ikiganiro gitakiye ku muriro wo kumena amabanga kurushaho. Mwakoze cyane.